dore uko kari kureba kigize radiyo mu mudugudu. Ndi kureba ntese wa mugore we ndakwiyamye. Ariko wigize ibiki? Kwirirwa wigize radiyo uvugaguzwa ibintu bitakureba. Amagambo wavuze wayasubiramo wagashashwe. Nayasubiramo hari ubiyobe wese uko wigotanye umusaza w'abandi. Uranyumvira di? Ukarabisubiramo ku karubanda. Wakanuwe wari uhari ndi kumwe n'umusaza. Ubwo rero wari uzi ko bitazamenyekana byaramenyekanye di. Ariko abantu b'inama mwabaye muto. Ubwo se nugushaka kunsenyera cyangwa nishari mungerera. Umubona nibaniye neza n'umugabo wanjye mukaza kunteranya nawe. Ntabwo muzabigeraho. Gusubiriremo ntabwo muzabigeraho nimushake. Amagambo muyagabanye. Ni kugusenyera. Wose wasenyeye ni bakeya. Ejo bundi. Ntago mwasenyeye rubuga mugatuma yirukana umugore we. None ngo ndi kugusenyera. Ibyo birakureba. Nasenyeye nde wagakobwa ko wigize bamenya mu mudugudu. Ntabwo weho bikureba ibyo mu muryango wacu. Umva rero wa mugore we. Akebugereramo abandi. Nawe niko bazakugereramo. Ntugire ngo Keza we ntiyari umugore. Wari umurutase? Wari umurushikise? Ko yari mwiza nawe ra. Erega ihene yirebye ubwiza bwira idato yakatsi. Ntiyagiye nka rusigaramo se. Niba yari mwiza se katarusigayemo. Ibyo ukora byose menya ko bwanikuramo sete. Mbese nk'ubagarutse wafatwa wakwerekeza hehe? Agaruka se mu Rwanda washano. Agaruka mu Rwarubuga nubwo akarambiza se azabayemo. Nugwera ndakugaye pe mwese ndabafite naho mwanyuza naho mwahera. Gusa mwihanize nuzongera kungarukira mu buzima kunyinjirira mu buzima nzakwihaniza nzakumanyura. Umva mada nyitegereze neza. Ubonye iki? Ubonye mpetse amagi? Tuzahangana. Mfite imigambi myiza kuri wowe Ariye. Uramutse unyemereye pe. Itandukanye n'ibyahise. Urabizi ko mbere byabaye biba ari ku buhope narikosoye. Kandi uramutse ubyemeye nzi ko rwose nawukorera ibintu byazagushimisha mu buzima bwawe bwose. None ibyuko wahindutse nabyemezwa n'iki? Ko na kera wanyizezaga ko nta cyatovangira mu rukundo rwacu. Ikimenyetso kizabikwereka nuko nzagenda mbyitwaramo. Kandi nawe uzabona ko nahindutse. None se uzakora iki kizasubiza umutima wanje mu gitereko wahungabanyisha? Aha, nanjye nabyumvishe kandi ndabizi ko nanjye iyo ariyo nshingano ikomeye mfite. Ariye, icyo ngusaba ni kimwe gusa. Mu mwanya mu buzima bwawe ubundi urebe. Ibindi ubimparire. Mbabarire ko ngiye kukwinjirira mu buzima. Ndashaka kukubaza mama wawe byagenze bite? Mba nkubwira Riyete rero. Ntakubeshe. Ibya mama nta kintu nabikubwiraho. Ni ukuri ni ibintu birebire nanjye mba numva bimbangamiye kubivuga. None se mu by'ukuri bifitanye iyihe sano no kuba warirukanye Keza umugore wawe? Ibyo kwirukana Keza naho bihuriye n'urupfu rwa mama. Nuko tutumvikanaga mu rugo gusa kandi n'ikindi ntago namukundaga. Aho ndagushimiye cyane urakoze kumbesha. Biragaragara koko yuko uri guhinduka. Nukuri sheri wirakara pe ntago nkubeshe. Ubona ndwo narota nkubeshe. Mu bantu bose nanabesha wowe ntago nagushyiramo. None sariye tuvuye ku by'urupfu rwa mama ahubwo ibyo ngusaba uri kubyemera cyangwa se wenda uracyamakanira? Arega ibyo byose niwe bifite mu biganza byawe. Nkuko wafunze urugi niwe uzongera ukarufungura. Ibikorwa byawe nibwo rufunguza. Urakoze sheri wanjye. Nukuri umva no ntago bishoboka. Nta rusa na rumwe ufite ko kunkora. Ako wambabariye sheri. Rega narahindutse. Reka. Cyanga uzi ibintu bimbayeho. Nkuye na Nyiramana. Arantutse. Ariko naringa kubisaga kijijwe n'abantu bari gutambuka. Ariko se uriya mugore azaza yadukirira abantu bose abonye. Nubwo se yaraguhoye iki? Ngo nuko twavuze ngo yajyamenye na wa musazara. Twaramubeshyeye se ntago ari byo. Hari utabizi? Ese ugira ngo ni wowe gusa. Nanjye ubu Nyiramana yanyisizemo. No mu muryango rwose Nyiramana yaratunaniye. Arega si Nyiramana gusa. N'umugabo we bose ni kimwe. Sinumvishe ngo yahondaguye se amugira intebe irambitsaho.
ariko se ayo makuru yatohoza gute? arega mukecuru hari ikintu utazi, kumenya gukoresha igihe neza no kumenya amakuru ku gihe nicyo kiranga abasirimu nkatwe. Ibyo uvuze nibyo mukuru, ariko umuryango wacu ugeze kure. Uteke uzi kugira ngo abana batinyuka gukubita se? arega baragendesheje, cyokora ikintu mbona barabikuye kuri uriya musaza. Aho ntubeshya mwana wanjye, gusa uramuke. yewe Gakarambizi, uzi ibyambaye ejo bundi? uzi ko murutse kugira gutya nkajya mu kabari ndanywa maze kuzisinda nisangana hahandi kuri ya bici Bishagari. ni ukuri kw'Imana. wari wanyweye inzoga zingana iki se, cyangwa bwoko kizatumije ujya kurara kuri bici Bishagari? ni inzoga se Karambi, ako kari kaje gushikira. nahuye n'inshuti zirangurira turanywa, nanjye ndagura nshuduka ikofi yanjye yabaye down. ariko kugira ngo njye urara kuri bici Bishagari ni urukundo nagiranye na Riyete. natekereje ukuntu Riyete na mwanze yarankundaga, nkubahiriza data. Karambizi we, ntawo nabona ukuntu mbikubwira. none se uwo mukobwa Riyete niwe wari wakujyanye kuri bici Bishagari byatumije unywa inzoga ugasinda mbe nako kageni? Karambi, umuntu arasinda agasindana ibimurimo. buriya nanjye ni ibihe byiza nagiranye na Riyete, nibyo byanyungoje bituma nshiduka naraye hariya mbere na kari akageni, nyuma y'uko nandukana na Keza. Karambi, sinkweshe nsigaye narataye umutwe pe, nta bintu nyitekereza ngo mbishire ku murongo. sha ni ukwihangana nyine, gusa ibyabaye byarabaye, gusa nyine ni uko byatewe na muzehe. gusa ibi bintu tugomba kubishyiraho iherezo, tukabifatira ingamba, tukareba icyo twakorera muzehe kugira ngo atazongera gutere ikibazo nk'iki ngiki mu muryango. cyane byo nibyo. dore nkawe uracyafite amahirwe kuko wowe watari yarusenya. ugomba gukaza ingamba rero kugira ngo nawe bitazakugendekera nk'uko byangendekeye. ruvuga se shahu, namufatira izihe ngamba buriya kutamenya iby'abagore uko bigenda? buri ingamba namufatira kugira ngo atazansenyera naniziye? Njyewe nagize ibyago ndatsindwa, ariko inama naguhaye abagabo ni ukwegera umugore wawe mukaganira, mbese ukamwiyegereza ukamwumvisha ko ziriya ngeso atari nziza, byanga byakunda azakumvira. aho kwirirwa njya guta igihe ngo ndi kuganiriza umugore, ahubwo wakoresha itegeko nk'umugabo, cyaba na ngombwa nkamunyatura. Oya Karambi, iyo ni imitekerereze ya kera ishaje. nutekereza gukubita umugore ntugire ngo nibwo azakumva, ahubwo azarushaho kukubahuka, muhangane usange uremye intambara hagati yawe nawe. ntacyo bizakumarira, n'ubundi bizakomeza bigute mu bihombo. oya ariko nawe rubu, abantu mwize namwe mushaka kugora ibintu. ubu se abagore ba kera ko bubahaga abagabo babo, si uko babadihaguraga bakabadihagura umugore bikagera igihe agatuza? Oya Karambi, ibyo ubu rero bisaba ibiganiro, mukaganira mukabyumvikanaho neza, cyane ko inkoni igera ku gufa itagera ku ngeso. nanjye nzagerageza kumworohere ndebe ko hari icyo bizatanga. ahubwo hari icyo nashakaga kukubaza Karambi, wa mukobwa yambwiye ubi wawe ko wambwiye ko yaje gupagasa, nkaba mbona imipagasirize ye yibera mu rugo, yarigizeho uko nyiri urugo inakorese gutanga akazi mu matarasi katagiye kugashaka. yewe sinhazi ibirakasi byinshi urabatanga no guhingira abaturage, ubona aje kubishaka se? ariko rero sha rubuga nawe urasetsa. iyo ugiye gushaka ubuzima ukagera aho ubonye urashikama, urayageze iwanjye hashima indira aricara. Oya Karambi, hari ikintu ntashigikira pe. ni byiza ko waramufashije ukamuha ubuzima, ariko se kushaka no kumugira umunebwe. ariko se none rubuga uragira ngo mugirene? uragira ngo mugire umukozi yikorera inzu se? nzajya muterura mujyane mu murima se? uragira ngo mbe namukorera iki? Karambi, burya hari ibintu ngiye ntajya niyumvisha. uzitegereza uriya mukobwa umurebe neza, ubona adafite agashusho nk'ak'abantu bo kwa Karenzi. ariko uzi ko ibyo uvuze ari byo, njyewe ntabwo nari naritayeho kubireba pe. nanjye buriya mpise mbona ifoto niyo muri rwa rugo koko. none se Karambi, ko wambwiye kuri uriya mukobwa yakubwiye ko ari uw'Irwamagana, kwa Karenzi hari imiryango baba bafite ibigwamagana? oya, ba Karenzi iwabo kavukire ni inaha, nta miryango bafite Irwamagana. Karambi, uriya mukobwa ni ukumwitondera cyane,
dushobora kuba twarajwemo ntitwabimenya. ahubwo se Rubu, reka ibyo tubivemo. Uwo mukobwa umbwiye Ariyete mwakundanaga ni uwuhe? Ngo ni uwuhe? Ni uwuhe kari icyuki? Uzi umubonye? Karambizi we, ngiye kwishumbusha kandi ngomba kwisubiza umwana rwose, umwana umeze neza. Ahubwo mu minsi mike munyitege nzamubereka. Ndumva umaze kujya ku karongo neza, ufite gahunda ifatika kabisa. Karambi, nanjye nabitekerejeho sanga hari ibintu ngomba guhinduka. Ntaho ngomba guhora gutya ndara nifumbase nitekera. Reka. Okay, komerezaho kandi muvandi. Igikorwa ufite ni cyiza, turagushigikiye.